urumva babe mu muriro utazima. uyu muriro badushira amarega bazawusubira ngo umuntu ukiranukira hano mwese ntabwo imyaka y'ubugingo bwe izagira iherezo. Bameze nk'igiti cy'inkokore kitagira iki amashami, birata ibiteye isoni byabo. Bivuga ngo rero ibyo wakora byose utari mu ijambo rya Kristo uzapfana nabyo. Ikosa rero abantu baribeshya ngo barashaka amahoro, bagashaka za bomba tonike, bagashaka za Kalichnikov. Hari abazabaho nta mirimo barimbugwe ngo be kwibukwa byiteka. Twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira izi channel Umuremyi TV na Noah TV1. Imana niba umugisha, Imana nibarinde aho mutuye hose mu Rwanda, mutuye mu majyepfo ahatandukanye hose muri Kigali no muri diaspora. Abanyarwanda mwese abumva ikinyarwanda n'abatacyumva mwese turabashuhuje. Uyu mwanya rero turi kumwe n'umukozi w'Imana ari we Pastor Noah, ariko ntabwo twakwibagirwa n'abarwayi kugira ngo tubasabire ku Mana, Imana ibakize aho muri mu bitaro bitandukanye, kandi mugumye kwihangana kuko Imana niyihari. Imana nibarinde rero. Turabashimira rero mwebwe mwese mudukurikira, turabakiriye kuri izi channel kugira ngo tubane muri iki kiganiro, dufatanye gukora umurimo w'Imana. Mukande subscribe, like na comment kuri izi channel kugira ngo tujye tubana mudutera inkunga dukora umurimo w'Imana. Abayikanze rero niba Imana niba umugisha, n'abatarikana ni wubahe, ariko munayikande mu izina rya Yesu Kristo. Reka twakire umukozi w'Imana muri uyu mwanya. Yesu nashimwe umukozi w'Imana. Yesu ahimbazwe mumeze kandi turawe icyubahiro n'Imana. Wowe uratubwiye ngo mumeze neza kandi murashima Imana, ariko ndiho uriho mbese uko naba ndi kose uriho kubw'Imana, ntabwo ndiho kubw'abantu. Abavuga ko bariho kubwabo buriya avuga ko bariho kubwabo nyine turabireba mu ijambo ry'Imana icyo ribivugaho. None nari ndi kukubaza ngo abahanuzi barahanura ariko ababyumva bakabipinga bigarangira ubuhanuzi busohoye. Kuki abantu mbese bemera ibintu ari uko byabagezeho? n'ukubera iki Pastor? Urakoze cyane. Nakubwiye ko abantu ari abemera gato, ubundi bo bemera ibyo babona, ibyo batarabona ntibumva ko bizaba. None akaba ariyo mpamvu batemera Kristo ko yapfuye, kuko batamubonye. None niko biri, kuko iyo twongeyeho iki ntibemera ko Imana yaremye, ahubwo bo bazi ko ari bo bakora, bakibagirwa ko yabaremye kugira ngo bakore ibyo yabahaye. Hari n'abavuga ko wenda ngo gukiranuka, ngo twebwe ngo dukiranuka kuko twakoze. Wowe ubwawe ko haravuga ngo dukiranuka kuko twakoze, hari n'abavuga ko dukiranuka ku bwa Kristo. Wowe ubwawe nka pasiteri dukiranuka kuki? Urakoze cyane. Ijambo gukora ni Imana yaritangije, kandi niyo yatangiye gukora. None se umuntu yariremye? Bivuga rero Imana ibyo yakoze n'ibyo umuntu akoramo. Ntawe ukora iby'Imana itakoze. None gukiranuka k'umuntu kuzava ku byo yakoze? Oya, gukiranuka k'umuntu kuva mu kwitondera mu by'Imana yakoze cyangwa yaremye. Urakoze cyane Pastor. Benshi nyine nakubazaga ngo benshi cyane abumva ubutumwa bapinga ubuhanuzi bikarangira bibagezeho. No kubwa Mose, abasomye Bibiliya kubwa Mose yarababwiye, arababurira, aravuga ati imvura igiye kugwa, ariko bamwe barabipinga, abandi baraza baramufasha. Ni Noah. Noah. Noneho ubwo bamwe baraje baramufasha, bageza bararambirwa, babona imvura ntigwa, barigendera. Abandi barabipinga ati iyo mvura izagwa gute kandi izuba riri kuva ari nko muki. None igihe kigeze imvura iza kugwa. None Pastor, bamwe baje kurogereta
bavuga ati ngiyo tubimenya kuki abantu baza gutekereza nyuma ko bari gukora neza ntibakore neza mbere? urakoze cyane. ikintu cyo nakubwira, umuntu nakubwiye ngo ni umwemera gato, yemera ibyo akora, ntabwo ajya yemera iby'Imana ikora. yemera ibyo akora, ntabwo ajya yemera iby'Imana yakoze. none se nk'abo kandi iyo urebye aha agaciro ibyo yakoze, yibagirwa igitumye Imana imuha kubikora. urakoze cyane, Imana ni umugisha. abantu rero twere gupinga, kuko iby'Imana yakoze nibyo byinshi izakora. wenda nyarukira mu Baheburayo igice cya 2 kugira ngo igice cya mbere umurongo wawo wa 2 kugira ngo babyumve. Abaheburayo igice cya kangahe? Cya mbere umurongo wa 2. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 2. Abaheburayo igice cya mbere, ndahabona vuba. Abaheburayo, Abakorino, Abaheburayo, ndabona gutese. reba hafi ya Petero na Yakobo. Petero na Yakobo. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 2. igice cya mbere umurongo wa 2 haratubwira ngo, Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 2 haratubwira ngo, naho muri iyi si, muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, niwe yaremesheje isi. uwo subiramo iryo jambo, umurongo wa 2 bimwe wari urimo urambaza. katutangiye ku murongo cyasereka icyubahiro Yesu arusha abamarayika. Kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, niwe yaremesheje isi. urumva bavuga ko ari we yaremesheje isi, ariko isi yaravuze. buriya umuntu waremwe ni umuntu, ahubwo biri mu banditsi bagiye bandika, kuko iyi Bibiliya yanditswe n'abantu. ariko mu kwandikwa n'abantu, uko Bibiliya bagiye buri muntu yandika mu byifuzo bye, agashyiramo icyo mva ashaka. niyo mpamvu bisaba iyo tuyisoma kugendana n'umwuka wera w'ijambo. none se pasta kumbwiye ati ngo yanditswe n'abantu, ubu ibitekerezo by'abantu bishyiriyemo kugira ngo ubundi Bibiliya igizwe n'ibice bibiri. hari abantu, hari n'Imana. none se ubundi isi yari kuremerwa iki hatari haremwa abantu? bivuga ngo isi yashyizweho, ariko abantu bararemwe. noneho abantu rero bagarutse bahita bahindura ngo isi yaremwe n'umwana wayo, ahubwo yabayeho mbere y'umwana wayo, none imaze kubaho ahubwo irongera ibaho kubera twebwe. urumva? ndenda niba ubishaka kugira ngo ubyumve neza, hari ijambo rivuga ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. uhereye kera kose yari umukozi w'umuhanga. ni mu Migani riringira ngo iryo jambo bivuga rero ngo Imana yararemye irangije iha umuntu uburenganzira. mu gihe gishize nababwiye ko umuntu yaremye mageragere, umwiza n'umubi bajyayo, ariko Imana yaremye umuntu ngo abe mu bibi, kandi ibyo byiza Yesu abihindure byiza mu ishimwe, ibibi abihinduremo umunezero. ariko ibibi by'umunyabyaha iyo atihanye bimutera kurimburwa.
urakoze cyane. niyo mpamvu rero Imana wasi aho muri icyo gice somera umurongo wa 11 ugeze ku murongo wa 10 umurongo ibice aho mu Baheburayo igice cya 11 ugeze ku murongo wa 12 11. Ibyo bizashiraho ariko wehoho uzahoraho, ibyo byose bizasaza nk'umwenda, kandi uzabizinga nk'umwitero bihindurwa ukundi, ariko wehoho uri uko wahoze, imyaka y'ubugingo bwawe ntizagira iherezo. bivuga ngo umuntu ukiranukira hano mu isi ntabwo imyaka y'ubugingo bwe izagira iherezo, kuko azaba akurikiye nde? Kristo. ariko umuntu wese wiringiye iby'Imana yaremye cyangwa se iby'Imana yavuze wazagira iherezo, n'ubugingo bwe burimburwa iteka ryose. ngo umuzuko wa mbere ntago azawubonekamo. yawubonekamo gute se kandi yaranze umwuka wera? yawubonekamo ate se kandi yaranze ubuhanuzi? yawubonekamo ate se kandi yaranze ijambo ry'Imana? ntago bishoboka. urumva yabibonekamo gute? we yizeye imbaraga ze, yizeye n'amaboko y'ibyo agezeho, ntago yizeye ijambo ry'Imana ryaremye kandi ryanavuze. mwene uyu niwe Bibiliya ivuga ko ari igiti cy'inkokore kandi ngo amababi yacu atagira ate? atuma. nta mababi bagira, bameze nk'igiti cy'inkokore kitagira iki? amashami. birata ibiteye isoni byabo, birata imirimo y'amaboko yabo, ntago bajya bavuga iki? Imana yabo ninda, Imana yabo n'ibyo bagezeho, Imana yabo n'ibyo kurya. nicyo. none pastor, twavuga ngo niba utubwiye gutyo k'abantu bakunze ibintu, bari gukunda guhanurirwa ibintu byiza, batari gukunda guhanurirwa kwihana, kandi akaba ari byo bigezwe. niyo ya misi y'imperuka abantu twituriyemo, kuko n'uyu munsi nujya kureba abantu benshi ntibashaka kwigishwa kwihana, bashaka kwigishwa ibitangaza no kugira ibyo babona. ariko kugira ibyo ubona bitarimo kwihana, Bibiliya ivuga ko ari ubusa. kuko iyo urebye abantu kumva ijambo ry'Imana ntago babishaka, ahubwo barashaka kugira ngo umuvugabutumwa avuge ati Imana iguhaye viza, Imana iguhaye inzu, Imana iguhaye ibi. ni ukubera iki? ni ubukene, n'inzara, n'ibiki? icyo ndakivugaho mu minsi yashize ko birirwaga babitanga, ni bangahe babibonye? ariko uwizeye ijambo ry'Imana uyu munsi arakomeye. ariko uwashatse kwizera ibyo bitangaza niwe ubona bari gushinga utubari biyambitse ubusa, bari kogosha ingoyi, niwe ubona bagwanira ngo nabo barashaka kuba iki? abapasiteri. kubera iki? kuko ntago bazi inshingano y'Imana. icyo bazi ni uko bazi gusa ko nabo, buriya nakubwiye ko mu ijambo ry'Imana harimo umurage. iyo utakaje uyu murage uba utakaje ikintu gikomeye. urakoze pasiteri, Imana niguha umugisha. reka tuguhe umwanya noneho utubwire icyo wateguye. arega n'ubu twateguye, kuko ntabwo turi kuvuga ibyo tutateguye. ntabwo twe turi kuvuga amagambo, turi kuvuga ijambo, turi kuyoborwa n'umwuka w'Imana. ibyo wambazaga biri muri ibi byose wambwira nanabwiriza, kuko n'ubundi nicyo kintu tubwiriza. ku ijambo riravuga ngo uwo gukira agomba gukira, uwo gupfa agomba gupfa. si ibintu bibiri se? niyo mpamvu rero Bibiliya itabeshya, ahubwo umuntu uyibamo, uyikoreramo, uyivugiramo ari we ubeshya.
kandi Imana twabonye ko itabeshya, kandi n'abayikorera nabo ntabwo bazabeshya, bazaba witeka ryose. Gusa ijambo ryo nakubwira nyamukuru tugiye kuganiraho ni ijambo ryerekana ababi uburyo bagiye kurimbuka. Ababi uburyo bagiye kurimbuka, kubera ko ababi banga ubuhanuzi, banga n'ijambo ry'Imana, kandi ntibemera ko umuntu azanazuka wapfuye. None se Pastor, uravuze ngo ababi uko bagiye kurimbuka, umubi azimenya gute ko bose bumva ko ari beza? Bazimenya gute? Imirimo, imbuto. Yesu nta kindi aravuze ngo ku mbuto, kuko ntiwagira imirimo utera imbuto, kandi nanone ntiwagira imbuto udafite imirimo. None se imirimo niyo izatujyana mu ijuru? Tuzajyanwa mu ijuru nuko twakorewe uwo mwami Kristo. Iyo mirimo rero izagenda iguherekeje. Hariyo rero n'abazajyayo nta mirimo, ari uduti tumeze nk'inkokora, bareba abandi. Ni ba bandi birivuga ngo bemerewe ubugingo ariko nta mirimo. None umuntu avuze ko hari umuntu wigeze kuvuga ko kugira ngo nzarate ijuru najya mu ijuru nta mirimo ufite, wenda nkajya kuba ngo niba ari ku gikuta cyangwa ku mabaraza y'abandi, ariko nkajya mu ijuru. Uriya muntu ntabwo yavuze ibintu byiza kugira ngo arimbuke? Nanone ibyiza, none se ubu tuvuge niba umuntu ari gukora ukajya kumusaba, kandi wowe nawe ufite amaboko yo gukora, ubwo urumva ari byiza? Arega bira nuyisoma neza ivuga ko ibyo mu ijuru bishushanya ibyo mu isi, kandi ibyo mu isi bigashushanya ibyo mu ijuru. None se biriya Yesu yavuze ngo ndagiye ntabwo mbasize nk'imfubyi, mu ijuru hariyo amazu me? None wari uzi ko atari ariyo? None se ariyo nk'ayo mu isi Pastor cyangwa? Ntago ari ayo mu isi. Biravuga ngo ibyo amaso atabonye, ibyo amatwi atigeze kumva, ibyo nibyo tuzabona, ariko biriyo. N'umuheburayo yarabivuze, ni ukumenya 11:1 udashidikanya ko naho byaba naho bitaba ariko bizasora nk'uko Imana yabigambiriye. Urakoze cyane. Amen. None Pastor, wenda reka tumubaza akantu kariya. Hari ikintu wavuze ngo Bibiliya ngo yanditswe n'abantu, ariko Pastor Iza yaravuga ngo Bibiliya yazanywe n'abazungu. None iriya Bibiliya niba yarazanywe n'abazungu, Abanyafurika tukayikurikira tutazi aho yavuye, noneho ibyo twakurikiraga twebwe bikaba byara. Ariko n'ubu uracyavuga Izayi mu kanwa kawe. Buri muntu akina umudiho, abyina umudiho azi. Uriya niwo mudiho we. Nawe byina umudiho uzi. Ndewe icyo nashaka kuvuga, burya iyo umuntu ukomeye avuze ikintu baramukurikira. Akomeye iki? Akomeye kurusha Imana yaremye. Akomeye muri ADPR, ni umuyobozi wa ADPR. None se nabakomeye kumurusha? Arazwi. None se ari uwayitangije n'uwaje barubatse, ubwo ukomeye ninde? Ariko wo ni igihe ki? Sawa, ni igihe cye rero, reka gikoresha uko kiri, nanjye ifite igihe. Igihe cye cyari kirageze, kuko ijambo avuze rirakurikirwa. Nakubwiye nongere mbisubiremo, hari abazabaho nta mirimo barimbugwe ngo be kwibukwa byiteka, ngo n'abakiranutsi nabo bizeye bazabaho igihe cyose. Ese hajya hari undi buzima bazaca amataru, imirimo cyangwa imbuto wera zigaragaza ngo kandi umupfapfa iyo ataravuga ugira ngo ni umunyabwenge, ngo ariko iyo uvuze uhita umenya imirimo ye cyangwa ubwenge bwe. Njye niba Imana yarambwiye ngo nigishe kwihana, nigishe ijambo urukundo no kwizera,
ntabwo yigize imbwira ngo nzigishe ngo Bibiliya yazanywe n'aba n'aba. Hari aho se ubisoma hano muri Bibiliya? Yigisha ibyo ararikiye, kandi yigisha ibihwanye n'irari rye, kandi buri muntu wese afite inzira zayo, kandi buri muntu wese afite inzira agomba kunyura. Reka turisome kugira ngo turebe, tugende muri Habakuki. Habakuki somera umurongo wawo wa 17. Habakuki buriya ni abanditsi bato ariko bagiye bavuga ibintu bikakaye. Habakuki agizwe n'ibice bitatu, ni ukuvuga ngo ni ibice bitatu, ariko uransomera ku gice cya 7 cya 2 mu bahanuzi bato. Reka amasome aravuze ngo nuko ngo kuko urugomo irabanoni hagiriweho no kurimbuka kw'inyamaswa kwabateye ubwoba, bizatugeraho bizatugeraho ku maraso y'abantu n'urugomo igihugu cyagiriwe, ndetse n'umurwa n'abawutuye bose. Subiramo Habakuki igice cya 2 umurongo wa 17. Igice cya 2 17 baratubwira ngo 17 kuko urugomo irebanoni hagiriwe no kurimbuka kw'inyamaswa kwabateye ubwoba bizakugeraho, kubw'amaraso y'abantu n'urugomo igihugu cyagiriwe, ndetse n'umurwa n'abawutuye bose. Ibi igishushanyo kibajwe kimaze iki? Byatera umubaji wacyo kurushya akibaza? Icyo ni ikibazo. Igishushanyo kiyagijwe n'uwigisha ibinyoma bimaze iki? Byatuma uwakibumbye akiringira akarema ibigirwamana bitavuga. Garukire komeza. azagusha ishyano ubwira igiti ati kanguka, akabwira n'ibuye ritavuga ati haguruka. Mbese ibyo byakwigisha? Dore byayagirishweho izahabu n'ifeza, kandi nta mwuka bifite rwose. 20 Ariko Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, isi yose icuriza imbere ye. Subiramo umurongo wa 20. Ariko Uwiteka ari mu rusengero rwe, isi yose iturize imbere ye. Naho none se ubu urumva ibyo umuntu yaremye agaciro bifite? Ikintu gifite agaciro ni ukuba ukorera Uwiteka wenyine. None na bya bindi uri gukora nabyo bigahesha Uwiteka iki? Agaciro. Kandi n'isi yose utagira ngo ni uruhande rumwe. Niyo mpamvu bavuga ngo ibigoramye umuhoro ukarakara. Bavuga ibigoramye umuhoro ukarakara. Isi yose igomba guturiza. Ubwo niba ivuze isi yose, umuntu wese waremwe mu ishusho y'Imana kandi ubana nayo agakorana nayo agomba guturiza Uwiteka mu isi yose. Ntabwo avuze u Rwanda, navuze iki? Avuze isi yose.
none si ibi byaremwe byose nibyo Imana yize cyangwa yizeye umuntu yaremye? Bivuga ngo rero ibyo wakora byose utari mu ijambo rya Kristo uzapfana nabyo. Uzapfana nabyo. Kuko agaciro ni ukumenya uwaguhaye umwuka utuma ukora ibyo urimo gukora. Niyo mpamvu abantu bari gukina n'ijambo ry'Imana bakibagirwa umwuka wabaremye bakaba bariho bari kwiciraho iki iteka. Ariyo mpamvu bari gushishura nyine nk'abo wahoze umbwiye ngo byaremwe n'abazungu. None ko byaremwe n'abazungu kuki bikurikiye batakurikiye ibyabo bagakurikira ibyo byabo bazungu? Ngiye kukubwira ijambo rimwe ryanambabaje kandi n'uyu munsi rizahora ari imbabaza by'iteka ryose. Ngiye mvuga ikintu nzi ko nzagisubiramo. Umunsi umuyobozi witwa Minisitiri wa Mena Ubumwe yicaraga imbere yabo bose akavuga ngo yari azi ko bakize bagiye kuvura abanyarwanda, none asanze aribo barwaye bagomba kwivuza. Habura n'umwe wagira ikintu asubiza. Rero niyo nakubwiye ubushize umbwira ngo nabisubiramo rero arigisha amasomo yahawe kuko ararwaye, kuko umurwayi yigisha iby'undi murwayi, ntabwo yigisha ibintu bizima. Bivuga rero bose bagize gute? Bararwaye. Ariko njye ntabwo ndwaye, kuko itegeko nawe nanjye natojwe nuko nihana kandi ngihanisha abandi. Nakoze icyo ubwo uwo murimo nawureka. Ni ukuvuga ngo umurwayi ntabwo yarwaza umurwayi. None se umurwayi yarwaza undi? Muri Matayo niba ari ibice 10 Yesu arabivuze ngo impumyi ntiyarandata indi, impumyi zose zigwa hehe? Ni ukuvuga ngo rero ari uriya yaje arwaye, ari no wa wundi uvuze akomeye nawe kugira ngo yerekane ko bakize nawe ararwara. Niyo mpamvu rero njye ntakwirirwa mbitindaho. Ariko twe tubonye ko Imana yacu tugomba kuyikorera hariho hose kandi mu isi yose. Igihe utari wahagarara muri iryo jambo ushatse wareka, nta gakiza uba ufite, ubwo burimo kwiba. Ntawe uba utaniye n'umujura, ntawe uba utaniye n'umusambanyi, ntawe uba utaniye n'umurozi, nta n'uba utaniye n'umwicanyi, nta n'uba utaniye n'umugambanyi. Kandi wibuke ko iyo urwaje umurwaza nawe ugomba gusa nawe, ariko ukirinda kwandura indwara arwaye. Kuko Yesu iyo yaza ntiyambara umubiri yari kutubona. Yesu yaza ntagira ubugingo yari kutubona. Niyo mpamvu rero yambaye ibintu bitatu: yambaye umubiri, yambara ubugingo, agira n'umwuka wera w'ubumana bwe. Kandi niwo abantu uyu munsi natwe dukoreramo. Ariko abantu ntabwo babimenya. Ariko sinabarenganya, impamvu batabimenya nuko cyane bitaye ku mana zabo zibigirwamana, z'amabuye bibarije, by'ibiti bibarije. Kandi Bibiliya ivuga ngo ntabwo bivuga ibyo nibyo bitayeho. None se uwo muntu urumva yavuga Imana arayizi? Avuga ibyo arimo gukora, avuga ibyo yemera, ibyo yemera. Nanjye rero kuko nemera Imana niyo ngomba kuvuga, haba heza haba habi niyo ngomba kuvuga, kandi mu isi yose. None ko nabo bavuga ko bemera Imana kandi bemera ibyo ngibyo uvuga, impamvu bagomba kuyemera ni uko ariyo yabaremye, ariko si yo bakorera. None se kuri pasiteri wundi abo ngabo wababwira iki? Umva nkubwire icyo nababwira: nibagarukira Uwiteka, aracyafite impuhwe n'imbabazi, bamukorere. Be kwishinga indamu zabo
mbi. buriya hari ikintu ngiye kukubwira gikomeye uzagicunga urebe. iyo watangiye kwimika ibyo ukora ukibagirwa uguha kubikora urangiza upfuye. nimvuga gupfa ntabwo ari umuntu bajyanye Nyakagarama, ndavuga umuntu upfa akora ibyaha. burya abapfuye ni nako Bibiliya ibivuga, kuko abapfuye utazongera kugaruka. ariko abakiranutsi bo abakiranutsi birivuga ko nakubwe ko n'intumbi ye ntabwo dayimoni ayegera aho ari. ntibazapfa ahubwo bazarama. kandi kabiri nibapfa barasinzira kugira baruhuke imiruho n'imihate by'iyi si. ariko abanyabyaha barapfa bakazazukira no kongera bagapfa. ka kabiri soma aho ngaho muri Yesaya 66, somera umurongo wa 24 wonyine. muri Yesaya 66, Yesaya 66 baratubwira ngo umurongo wa kangahe? 66 umurongo wa 23 ugeze umurongo wa 24. 23 igihe kizaza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi, no guhera ku isabato ukageza ku yindi, abantu bose bazajya baza gusenga imbere yanjye, ni ko Uwiteka avuga. nuko bazasohoka bajya kureba intumbi z'abancumuye, kuko inyo zabo zitazapfa kandi n'umuriro ntuzime, bazatera abantu bose gushishwa. reka dusubiramo wumve ngo nuko bizasohoka bajya kureba intumbi z'abacumuye, kuko inyo zabo zitazapfa kandi umuriro ntuzime, bizatera abantu bose gushishwa. abo ni abanyabyaha, bazashishwa. ahubwo abakiranutsi, ariko abanyabyaha bazaba intumbi zitabaho. urumva babe mu muriro utazima. uyu muriro badushiramo arega bazawusubiramo. somera umurongo wa 5 aho ngaho hinduye urwo rupapuro. umurongo wa 5 63. umurongo wa 5 batubwira ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka. nimwumve ijambo ry'Uwiteka, yemwe abahindishwa imishyitsi, bahindishwa umushyitsi n'ijambo rye. bene wanyu ni bene bacu batwanze, ntabwo ari abanyamahanga. batwanze bakaduca, baduhora izina ryanjye. urumva ari izina ry'ibintu. rero niyo mpamvu nkubwira ngo tujye dusoma Bibiliya neza. iyo usomye neza biravuga ngo ubaga inka ahwanye n'uwica umuntu, utamba amaraso y'intama ahwanye n'utamba ingurube, ngo kandi ngo uwica ngo ahwanye n'uvuna imbwa ijosi. uzasome neza. baravuze bati ngaho Uwiteka nahabwe icyubahiro, turebe umunezero wanyu, ariko bazakorwa n'isoni. rekeraho. urumva bazakorwa n'iki? bivuga rero turi kuri tere y'isoni, ariko izi soni nibo zizagaruka ku mutwe. ibyo batwima Data arabiduhishiye. barabitwima ariko Data arabiduhishiye. none se ko watwima amafaranga, ubwo no mu ijoro aho ngaho tuzabona amafaranga pasita? ibiri mu isi n'ibiyuzuye ni ibyande? ni iby'Imana. none se ni iby'abantu? ni iby'Imana. ibyo rero bibikiwe abakiranutsi, ntabwo bibikiwe abanyabyaha.
nta muririmbyi uzi uvuga ngo biba mu gitondo imbuto zineza byubiba ku manywa n'ikigoroba rindira ko zera baze basarure tuza tundi miba tunezerewe tuzanezerwa nidutunda imiba tuzanezerwa. Amen. Abo rero urimo kuvuga baje gusenya umurimo w'Imana, ntago baje baza kuwubaka. Niyo mpamvu rero bicara bagatambutsa ijwi ryabo, kuko bicaye mu ntebe z'ibyubahiro ariko atari abanyacyubahiro. Ni abanyacyubahiro mwese ariko mu ijuru si abanyacyubahiro. Ariko urumva ko bazaba bafite ijambo mwese nta kibazo. None si iryo jambo rizabageza mu ijuru? Nuko rero ni igihe cyabo, ni igihe barimo, ariko umenye ko icyo gihe nabo bazacyishyura. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ntago nzigira nza hano nje gukina puranka. Oya, njyewe nzahaza nje kuvuga ijambo ry'Imana ririmo kwihana. Niwumva navuze ijambo ritarimo kwihana, uzajya umenya yuko icyo gihe ntavuze ubutumwa bwiza. None se wowe ntabwo uzavuga ngo abantu bahawe buruse, bahawe viza, abantu bahawe urakoze. Iby'Imana nibimbwira nzabivuga, ariko igihe itabimbwiye ntago nzabivuga, kuko nzi ko byancira urubanza. Soma muri Petero wa mbere, urumva? Petero wa mbere, turebe umurongo Petero wa mbere kugira ngo twumve ijambo ry'Imana ritubwira. Petero wa mbere kangahe? Wahageze? Igice ni icya mbere, somera umurongo wa 24 ugeze umurongo wa 25. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 24. Ibyo kwera mu ngeso, kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi. Urumva? Kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose komeza bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka. Ubwatsi bwabyo buruma, na bwa burabyo bukagira gute? Bugahunguka. Bivuga ngo witonde kwirata ubwiza utubaha Imana. Komeza. Ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka. Umvishe? Ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka ryose. Kandi ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Urumva? Twe twabwirijwe ijambo ry'ubutumwa bwiza, niryo twabwirijwe, ntago twabwirijwe ibintu rero. Urumva? Twe ntago twabwirijwe kwirata ibintu, twabwirijwe kubwira abantu ubutumwa bwiza bwo kwihana mu bintu. Noneho rero ndagira ngo wenda ngusabe ongera usomere uyu murongo aho mu bice bitatu, aho ngaho umurongo wawo wa 12. Umurongo wa 12 uravuga ngo hera wenda umurongo wa 11. Kandi azibukire ibibi, akore ibyiza, ashaka amahoro, ayakurikire kugira ngo ayashyikire. 12 buretse gato kwiruka. Amahoro udafite hano mu isi haryo uzayagerana mu ijuru. Nta mahoro y'umunyabyaha, ni kuwiteka avuga. Amahoro ni ay'umukiranutsi, kandi akayashaka akagira ate? Akayakurikira. Urumva navuga ngo tuyareke?
ikosa rero abantu baribeshya ngo barashaka amahoro, bagashaka za bomba tonike, bagashaka za karicinikofe, bagashaka imbaraga, ariko izo mbaraga zirangiza bapfuye bagashirana nazo. Ntibibeho kwibuka. Komeza umurongo wa 12. Kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Ariko igitsure kire ubwo uzagwa mu nzu, ariko nuyashaka ukayakurikira uzagendana nawe. Imana iguhe umugisha. Amen. Kandi Imana ikongerere imbaraga n'amavuta. Amen. Ko tubwiye ijambo rikomeye cyane ryiza kandi ryubaka, rikomeza abantu, ribwira abantu kwihana, ribwira abantu kwisubiraho, cyangwa riburira buri muntu wese kugira ngo arebe inzira ashobora gucamo kugira ngo nawe azabashe kuba yazabona umuzuko wa mbere akazongera akabaho. Ariko abantu ikibazo muri iyi minsi ntabwo bumva icyo umwuka abwira abantu, ariko buri muntu wese utwumva abyumva byiteho, kuko Imana ikeneye buri muntu wese kugira ngo azabone ubugingo. Murakoze cyane mwebwe mudukurikira, nawe urakoze waduhaye ikiganiro. Imana niguha umugisha, namwe nibaha umugisha mwebwe mwadukurikiye, kandi Imana ibarinde. Tuzongera dusubire ubutaha, reka tumusabe adusengera Imana noneho adusoreza. Ni karibu. Imana ibaha umugisha. Hari aho twasomeye ngo igiti kireba none. Imana ibivuga umuntu ntabwo ibivuga intuzi. Ni mu buryo bw'ubuhanuzi. Benshi bumvisha igiti kireba none bagira ngo ni ay'amashyamba. Rero Imana ibishoboye, ni nayo mpamvu ivuga ngo nzagaruka nkubaze ku bw'amaraso wamennye. Umuntu wese uri kumena amaraso y'abagenzi be azabibazwa, kuko yakagombye kuba yabungabunga, none ahubwo arayamena, akabateza akaga n'iki n'intambara zidashira zo kuryana. Kandi yarangiza akavuga ko ari ukuri kandi ari ikinyoma. Ariko Yesu arareba ntago yerekwa. Reka dusenge. Mu izina rya Data usumba byose ubera hose icyarimwe, ubwami bwawe buze bubane natwe, kandi icyubahiro kibi cyawe, amahoro abe mu bo wishimira. Abandi bihane bagubwe neza muri wowe, kandi umwuka wera aganze yemeza abisi ibyaha byabo kugira ngo nabo bakizwe. Icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha Pastor Noah.